N'ahantu heza byatari naje kuruhuka kabisa. Ngiye ubundi ngiye mbabwira ko na savingiwe ikindi ndi mu businessman ngiye ndi umucuruzi man. Kandi uzanye kugira urukundo rwinshi. Rich Kid afite umukunzi, ni umusore, ni umugabo afite umugore, ni imanzi, ni uri umumetisi wavukiye mu Rwanda, uri umunyamahanga wenda waje mu Rwanda kera umenya ikinyarwanda byaje kugenda gute? Cyangwa se nimba utari umumetisi uvuka mu kahe karere? Abantu bari mwako karere bavuga ati ishema ryacu umwana wo mu bakire nuwe wacu. Rero ngewe kuba nsa gutya no kubera amafaranga nyine urumva iyo umukire ugomba gusa neza subizi se ugomba kugira itoto kubera ibiceri ugomba gusa neza ugomba kuba ufite fresheri kabisa. So navukiye mu Rwanda rero ndi umunyarwanda ntabwo navukiye hanze nabyo n'ababyeyi b'abanyarwanda. Mvukiye ahantu hitwa Sano TV, born to entertain. Hello guys, nongeye kubaha ikaze kuri Sano TV. Uyu munsi rero umuhungu wanyu Bitkira natembereye i Musanze, ariko hari inkuru menye ndi Musanze. Abantu bakoresha TikTok bigo baraza kubimenya cyane. Hano ndi ni mu Biza Resort i Musanze. Inkuru menye rero nta yindi nuko wa mutipe ucyamamare kuri TikTok witwa Rich Kid sorry, nuko wa mutipe witwa Rich Kid, umwana wazigamiwe, umwana wo mu bakire, umunyamafaranga cyane, ari kuruhukira hano mu Biza Resort muri iyi minsi. Nkimara kubimenya rero navuze nti reka nze nyarukireyo ndebe mbese undi uyu mutipe ari hehe. Rero hari imodoka ya Ferrari banyeretse iparitse hano, abazi Musanze hano barahazi, ni mu Biza Resort. Hari imodoka banyeretse rero ishobora kubirimo wa mutipe wacu witwa Rich Kid, cyangwa se umwana wazigamiwe, umwana wo mu bakire, bamwe barabimutukira cyangwa iki. Ni umushuti wanje, ngiye kumugwa gitumo kandi ndabizi ko nta kibazo ari bubigireho. So ayo mashusho mukomeje kubona hano ni mu Biza Resort, ni Musanze Nyaruhande. So reka rero dusatire imodoka ngiyi nayigezeho aranyica, ariko ntago ubundi yambwiye ko tuzigera kuri ikiganiro kuri YouTube channel nimwe. That's why navuze ngo uyu munsi reka mukoreshe. Mbo wa mbere umukoresheje, mbo wa mbere ugiye kumenya amakuru yiwe, amakuru ya Rich Kid. Ubundi Rich Kid birabe n'abatubwira ntabatubeshya. Ayo my G freshman. Oya kiramfasha mikoro tuze kumvikana neza. Simani ibintu byawe. Oya urihangana urumva se. None se meze bite? Oya fungura imodoka tukubone neza none. Bite man, simani kuma mutunga umuntu. Ni fresh. Utunga umuntu byatari man. Rich Kid. Yo. Umeze ute brother? Meze fresh ka. Man, oya ngiye barambwiye ati Rich Kid ari hano i Musanze. Ndavuga nanjye ebana Rich Kid ngombe muvugishe, ngombe mugwe gitumo. Banaje gufata karuko se ubundi ukurangiye hano man, ukurangiye hano. Aya makuru aragenda ngo mukanya kashizo wapostinze kuri TikTok ngo ugeze i Musanze ngo uri mu Biza Resort. Nanjye mpita mvuganire kanze manyarukire ndebe, ariko hano hantu burya ari na heza nanjye ndahaguma. N'ahantu heza byatari naje kuruhuka kabisa. Okay, inga ntera gatebe noneho ubundi tuganire. Nimba nta kintu bigutwaye. Cyane hari kuntunguye se uramfasha kabisa unemeye kabisa. Ndagufatishije. Uramfatishije kabisa. None se brother bimeze bite ubundi? Cyane fresh kabisa. Hari abantu benshi nge nabwiye ningiye kujya kugwa gitumo Rich Kid abati uriya mujama no mufatisha uze kumutubariza gutya na gutya. Bimwe mu bibazo ndi bukubaze nibyo abakunzi bawe cyangwa se abantu bagufana bagiye bibaza. Anyway gusa man uri mu modoka nziza byataye. Cyane kabisa. Uri Rich Kid nge bakimbwira ati teri Ferrari yinjiyemo hariya ati ugenda umurebe. Wari ugiye gusohoka ariko hari ahantu nagiye gusohoka ari aborongi, hari umuntu ugiye kureba Musanze mu kanya mu mujyi. Ubwo abantu bari Musanze mu mujyi, iki kiganiro n'ubundi turacya uploading already kuri Saint Valentin. Baze kugucungira hafi. Wari uri gukata mu mihanda y'Musanze. Ewana none se
Cyane freshman ni fresh wambaye neza cyane urasa neza nka rich kid yana merisi kabisa merisi. Sasa rero mbere yuko nza hano hari ibibazo nakubwiye n'ubundi bagiye bambaza bambwiye utubarize ibibazo ibi nibi urumva bimwe mw'ibyo bibazo hari abantu bamwe bavuze bati uriya mutipe nubwo yirirwa avuga ati rich kid atari ko si ibintu bavuga n'ibyo ayo mafaranga arayafite ndavuga ni rero mu gihe gito muziho mukobwa aya mafaranga ashobora kuba yafite uko nkuzura yafite ariko hari umuntu wambwiye ngo uvuga ngo ufite amamiliyaridi tubwire ubundi ayo mafaranga uyakurahe? Ngiye ubundi ngiye mbabwira ko na savingiwe ikindi ndi mu businessman ngiye ndi umucuruzi man. Ubwo ikiriho ufatayo iwanyu bakubikiye ukayacuruza akabyara ndi cyangwa uracyari kurya yawe iwanyu naranaza? Ayo wacu ntago ndatangira kuyaryaho. Aho ndatangira kuyaryaho ndacyarya ayo nkorera. Ayo nkorera kabisa. Okay. Rich kid ubundi mu buzima busanzwe ni muntu ki? Mbese duhe intro yawe mu kanya gatoya. Rich kid ni umuntu nyine umeze neza ufite ibiceri byinshi cyane, umuhasara, umutipe ukora cyane, umutipe ugira urukundo rwinshi cyane kabisa. Ndumva ari ibyo ngibyo. Ikindi nkunda akazi kandi hakura abantu bakora. Iki kiganiro tugikoze ku munsi w'abakundana kandi uzanye kugira urukundo rwinshi. Rich kid afite umukunzi, ni umusore, ni umugabo afite umugore, ni imanzi niki. Rich kid rero ndi single ariko ntago birambuza gutanga impano uyu munsi ku bantu bankunda, abantu b'inshuti zanjye, kuko n'ubundi uriya munsi ni umunsi w'abakundana, ntago ari amakupure gusa. Abantu bose bankunda, abantu nkunda, uyu munsi rwose ndaza kubatamo. Uyu munsi uraza gutanga impano. Abantu bari bubone kino kiganiro bari Musanze uyu munsi wababwira ko ugiye kuhamara iminsi ngahe kugira ngo abakunzi bawe bagukunda bari hano Musanze banyarukira ku Bizarre Resort baze kukureba? Musanze ndamara nk'iminsi nk'itatu duhereye uyu munsi. Ubwo ni 15, 16, 17. Gutyo kabisa baze kwibara neza aho ngaho kabisa. Musanze ari cyane kabisa muri minsi. Bajye ku mafaranga ya Rich kid. Umwana wavutse byaremeye, umwana wa savingiwe. Ariko abantu bakunda kumbwira nabi, menye abantu badakunda abantu bameze neza. Nabonye ari comment nabonye ejo bundi ku mutipe wafashe ari kuvuga ati yamuga yitwa Rich kid muyibwire ibi n'iki n'ibiki. Buryohe TV bahita bamwandikira ngo ushobora kuba ushonje uze kunyandikira ngo utema. Warayibonye nawe? Uriya rero nzi bikunze abantu ntago ari ukuvuga ngo wenda bakunda abantu banga abantu bameze neza, ahubwo ushobora gusanga tuba dufite ishyari rya gakondo. Simbizi kabisa, simbizi ariko mugomba kumenyera ngiye ndi umukire, ndi umuherwe, ndi umwana wavutse byaremeye, ndi umwana ufite za hoteli nyinshi cyane. Nta nubwo nzanya no kubivuga kwanza ibikorwa zabyivugira. Okay, Rich kid ubikomoje uti uri umwana ufite za hoteli nyinshi cyane. Ni nk'iyi hoteli, izina rya hoteli yawe? Hari abantu bashinzwe kubyamamaza, ubwo nambivangiye mu kazi gusa kirahari nyinshi cyane. Hari abantu bashinzwe marketing y'ibikorwa byawe? Hari abantu bashinzwe kwamamaza ibikorwa byawe ngo nankoze akazi katari akazi. Abakoze akazi kabo? Namba kora akazi kabo gusa barabizi, nabo barabizi kabisa. Nyinshi muzo bajyamo n'izanjye. Nyinshi mu mahoteli basohokeramo n'ayawe? Kabisa. Nyinshi muri hoteli mujyamo n'izanjye kabisa. None se Rich kid njyewe wenda ndaza kugerageza mbyerekane, nzuminge mbereke. Umuntu ari kukureba live, imisatsi yawe itandukanye nuko tuba turi kuyibona kuri TikTok. Live imisatsi yawe iremeze neza, yikaraza ukuntu imeze nk'iy'abagabo b'Abahinde. Uri umumetisi wavukiye mu Rwanda, uri umunyamahanga wenda waje mu Rwanda kera umenya ikinyarwanda byaje kugenda gute? Cyangwa se nimba utari umumetisi uvuka mu kahe karere? Abantu bari muri ako karere bavuga ati ishema ryacu, umwana wo mu bakire nuwe wacu. Rero ngewe kubanza gutya no kubera amafaranga. Nyine urumva iyo umukire ugomba gusa neza. Subizi se ugomba kugira itoto kubera ibiceri, ugomba gusa neza, ugomba
kuba ufite fresheri kabisa. So navukiye mu Rwanda rero ndi umunyarwanda ntabwo navukiye hanze nabyo n'ababyeyi b'abanyarwanda. Mvukiye ahantu hitwa Irurindo. uri umwana w'Irurindo. Irurindo kabisa. Ubwo abantu bari Irurindo bose bamenye ngo Rich Kid umwana wo mu Ngagari. umwana wo mu Ngagari ni mwene wabo. Ni muri bene wacu ariko ngiye mbi Kigali. Mbi Kigali. Oya ni bene uri bene wabo ari kubarusha amafaranga. Yo ubyumva gute? Niko Rich Kid. Yo bro ubyumva gute? Kuba wenda hari abantu bashobora kuba bafite amafaranga menshi kurusha ayo ufite bakaba batabivuga, noneho wowe ukaba ubivuga rimwe na rimwe abantu bakanagutuka bati uri kuhagira ku bantu uri kugira gute. Wowe ubyumva gute ku ruhande rwawe? shayo ni amahitamo yawe nyine, ubwo niko babise kujya privé, ariko ngiye nzabivuga kuko mba numva nta cyabigeze tumba numva nta kibazo kuba navuga ko ndi umukire, nta kibazo bintwaye. Kandi ikindi hano ubwo nabivuga ngo abantu babyemere, ushobora kubyemera cyangwa ukabyihura n'uburenganzira bwawe. Yego. Gusa ngiye icyo nzi cyo nuko byemeye. Okay, urabona hari ikintu bita intro. Nkuko ngewe nshobora kugira intro yanjye nkuko yagwa ajya avuga ati Bombo Crat, Yadem, Yago Boy, The Hustler, The Monster, diki. Mu gihe cy'amasegonda 40 ivuge intro yawe nka Rich Kid. Rich Kid ariko mbona no kubasuza hano siko nzi nsuza n'abakunzi banjye se. Uraza kubasuza. We banza wivuge. Hi guys, ni $1 Rich Kid, umwana mu bakire, umwana wavutse byaremeye, umwana wa savingiwe, umwana ufite za miliyoni nyinshi cyane z'amadolari, umwana ufite amahoteli menshi cyane kuri ino si kabisa, ibirwa byinshi cyane, inganda zikura amamodoka, ibibuga by'indege byinshi cyane. Asunda amenye ko naguze n'indege man, mfite indege 18 private jet 18 zose bro. Ubu ngubu ndi guteganya kubaka za stade, ariko hari stade bampaye mu minsi yashize. Baguhaye stade? Yeah. Nuko amakuru atigeze atangazwa cyangwa tutarayamenya. Nababwiye abakunzi banjye babiza kandi kose ndakababwira. Akantu kose urakababwira. Mitambarabura kabisa. Oyangiye gutangira kugukurikirana nanjye kuri TikTok ngira ngo niho ukunda kunyuza amakuru yawe menshi. Yeah. Sasa wenda intro yawe yo wari wayisoje? Nayisoje barabizi mba nabaravuga. Nayivuze n'iminota myinshi ahubwo iminota mpaye yarangiye. Amasegonda amaye sorry. Man gusura sa neza bro. Urasa neza urimo urasa n'inoti. Merisi kabisa. Ngewe umuntu utazongera kwemera ko uyu mutipe ari Rich Kid ajya bimbaza ndakuze bro. Ngiye ndi umwana wo mu Ngagari man, umwana avutse byaremeye, ndi umwana kabisa wirwanyeho ikindi ngiye nanirwanyeho man. Kuko bajya kugira ikindi byaremeye baragusevingira urangije unirwana. Nanirwana kuko bajya kunyura ko bansevingiye no kwabonye ko nanjye ndi umukozi. Baje kubikubwira nyuma. Baje kwimbwira nyuma. Wamenye ko wasevingiwe mu buhe mwaka? Sha byango se nta n'igihe kinini gishize. Urumva nabimenye umwaka washize mpitamo kubabwira muri uno mwaka turimo kuko ntangiye kubabwira ndumva nta n'amezi 8 arashira. Nyine ibyo ngibyo man, ibyo ngibyo ariko abantu mutanyishimira guys, tugiye kuyatubana 5 kwa 5. Noneho ndaje na YouTube nageze mwayibonye. Mbona bibona ko ugiye vuba hanga hanumvishe ngo ufite no umushiti wawe wabimbwiye ngo ufite ngo projet gufungura YouTube channel yawe bwite noneho. Ahubwo YouTube nayifunguye. Arayifunguye nuko abantu bataratangira kubona amakuru y'umwana byemeye. Dora TV show muze kujya umuntu akandi saba. Okay, wenda skenshi abantu bakunda kubivugaho ariko se abantu urabona mu bana ku rubuga rwa TikTok haba harimo abakobwa, abagore, abasore, abapapa. Bese $1 nuwe muntu afana nawe kavuga ati umutipe content ziwe nanjye zirankoma kuri TikTok. Abantu bankoma ni benshi kuri TikTok. Hari umuntu witwa Kakajwe sinzi n'umuzi. Kakajwe ndamuzi ngo wageze muri Amerika ngo umunsi wa mbere ugeze muri Amerika utuntu ngote. Shani benshi bankoma cyane kahise. Kakajwe aragukoma. Ndumva ariko ni benshi bankoma bana. Gusa Kakajwe arabayoboye. Mushaka kureba abantu bankoma muze kugenda muri abantu followinga. Bose $1 following abantu bangahe kuri TikTok? 500 na 2 gutyo ndatekereza. Uvuga following n'abantu bangahe?
shaba biyongera buri munsi reka nze ndeye ariko ni nk'ibihumbi 17,200. Urebesha hano kuri kamera phone turebe aba followers utatubeshye ibintu byawe byose ngiye kuzanya nge nishakira proof. Uri kubona ibihumbi 17,200 ugafollowinga abantu 503 ukagira like ibihumbi 215 na 700. Wow, uhagaze neza kabisa. Urabona atarahiye se? Uhagaze neza ibihumbi 200 bya like. Urumva nubwo wagira abanzi miliyoni ufite ibihumbi 200 bigukunda cyane kabisa. Kiba cyayimeje cyane kabisa. Kezi iyo bro wumva wenda uramutse udakoze ubucuruzi mu mishinga iri mu Rwanda wakora iki? Mu bintu nyine biri mu Rwanda umujene yakora. Wumva udakoze ibijyanye n'ubucuruzi wakora ibijyanye n'iki? Nakubijyanye n'ubuhinzi. Ubuhinzi? Ubuhinzi kabisa. Kezi dora se azi guhinga? Uyereka kuba gushora mu buhinzi ntabwo bivuze ko uzi guhinga, ariko nyine nashaka abantu babimpuguramo gakeya. Hari abantu babigize umwuga nyine mu bintu bijyanye na business z'ubuhinzi, hari amakoperative, hari iki abantu wegera nyine akakubwira ukuntu imishinga wayikora, noneho ubundi twabasha kuba twakorana kabisa. Nese Kezi ni iki wagiraho inama nk'abajene? Akenshi wowe urumva watubwiye ko uretse no kuba warasevingi uri n'umushoramari, niye nama wagira abajene bumva ko wenda bagomba gutungwa n'imitungo y'iwabo gusa, bakumva nimba uvutse wanyu hari imitungo ugomba gutungwa nayo ukaba ari ukoramo ibintu byawe byose, wowe nta kindi kintu ugomba gukora? Icyo wababwira? Nabwira ko ibyo bintu byazashira vuba bagasabiriza kabisa. Ikindi nabwira urubyiruko uretse n'abana wenda basevingiwe n'abantu bakishakisha, man nyine ugomba kuba ubuzima bwawe, tugomba kuba ubuzima bwawe. Ikindi ntukifuze ibyo udafite ubushobozi, ngo nyine wumva ko mbayeho namfite iPhone ya danje, niba ngenda modoka nk'iya danje, niba mba ahantu heza nyine ngo nawe ubyifuze kandi ubizi neza nta hantu uri bubikure, bituma ubuzima bwawe bubiha cyane, bikavamo n'ibintu byo gucumura. Sometimes uri umukobwa uri umuhungu uhura na risk nyine, namwe murazizi sinakwirirwa nzisubira. Iyo wifuza cyane uhura n'ibibazo cyane, umubiri wawe bigenderamo. Umubiri wawe urahangirikira. Uravuze kwifuza cyane bivamo kwangirika k'umubiri. Bivamo kwangirika k'umubiri. None abageze ku nzozi zawe nyine bakakwangiza kandi ntabwo bari fresh. Nawe ugomba gukora kugira ngo ugere ku nzozi zawe. Ubigereho kabisa. Okay. Kezi dora. Wenda utubwiyeho uducire mu mayange nk'iyi modoka ihagaza ngahe nk'umuntu ashaka kuyigura? Cyane ibanga rero imodoka ntabwo nabitangaza kugira ngo n'abantu bayibone barabona ko ni Kigali imeze gutya, cyangwa mu Rwanda hose nta muntu turahura ufite imodoka nk'iyi ngiyi. Ubwo muri comment abantu baza kutubwira ndaza kugerageza nyishyiremo yose, sibyo? Barebe uburyo imeze ahantu hose, batubwire nimba ari ahandi cyangwa mu Rwanda iri, tumenye ngo Kezi dora akomeje kutubeshya. Nta handi hantu wapfa kwibona muri Kigali kabisa. Kezi uyu munsi wari watubwiye ngo uraza guha impano abakunzi bawe bose uyu munsi ku munsi w'abakundanye. Abantu twagerageza guhura, abantu b'inshuti zanjye y'Imusanze, urumva mba mfite abantu b'inshuti zanjye, abantu bankunda cyane nkabibona, so aho ngaho kabisa. Kuri wowe umunsi w'abakundanye ufata uti? Ufata nk'igihe cyo kwishimisha, cyo guhukunda tu. Ntabwo n'ubundi gutanga impano bigombeye, no munsi ugomba kwitanga igihe cyose, ariko umunsi kwa bwo babyizihiza. Nimba numva nyine wagombye nyine kugira ikintu ukora abantu bawe, abantu ukunda, abantu bagukunda. Ufata nk'umunsi ukomeye cyane kabisa. Ako nyuma y'uyu munsi mujye mukomeza mutanga impano. Gutanga impano ni byiza, kuba ari ikintu utakwibukiraho burya birafasha cyane. Yego. Kezi dora. Nicyo wabwira abakunzi ba Sano TV? Sano TV abakunzi ba Sano TV rero ndaje njye mbaha ibiganiro bishyashya buri munsi byo twaplodinga, tujye tugegeza nka kangahe byira mu kwezi. Ewana ngiye kuzajya nkukurikira ahantu wageze, hotel urimo menye ngo ni iyihe, ibikorwa byawe menye ngo ni ibihe, nanjye mbahe update buri munsi. Sano TV ni munyishimira muri comment kabisa, mujye mubabwira nibo ibyo bari bombonereho nibyo nyine bari bashe kujya kugati uramutipe mugarure. Abantu ku Sano TV kabisa, nizere ko mutari bundakagire ko yandi umwana mu bakire.
Okay. Ikindi munagende munakande subscribe ubundi hakomeze hashyi naho nzajya mba mpaza kabisa buri munsi ko nyine nzajya nshobozwa ntabwo muzajya mumbura cyane. Okay, wakoze cyane kuduha umwanya ukatuganiriza umwana wa sevingiwe Rich Kid. Turabyishimiye cyane. And then ukomeze kugira umunsi mwiza w'abakundanye, Imana ikurinde. Sha urakoze cyane kabisa. Ciao. Okay, nje mwari kumwe mu iki kiganiro rero ni Bitkira inyamibwa inyurana n'impunzi, manzi itagira ubwoba bwoko bw'abatinya ntacyo dupfana, ndirutindukira gutabara b'inkerensi ntidutabarana, nzi icyo nzamarira ingoma. Nakoze cyane gukurikirana Sano TV, nakoze cyane gukurikirana Rich Family TV. Imana ibarinde, mugire umunsi mwiza w'abakundanye ndetse mugire ibihe byiza cyane, ndabakunda. Ewana